nongere nkwere ikaze ikiganiro umenya nawe umenye uko wakikorera ibintu byinshi bigiye bitandukanye wajyaga ubasha kujya cyangwa gusaba ubufasha ku bandi. Ubu ngubu mba ndano kugira ngo nkwigishe uko wabyikorera. Uyu munsi ugiye kwigira hamwe ukuntu wahindura thumbnail cyangwa izina washyize kuri video yawe ariko yaramaze kugera ku rubuga rwa YouTube channel, icyo bajya bita thumbnail. Muhaye ikaze, njye mujye kubona yita Shyaka Achille. Reka dutangire. Ajya kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe, ifungure. Tumara kuyifungura uza kuri kano kantu kaka icon ka channel yawe cyangwa gakuranga ugakandaho gutya, urangiza uza hano hejuru ku izina rya channel yawe. Aha uza ukanda subscribe, urakandaho gutya, indire gato, urangiza hazahita hafunguka ahantu hameze gutya. Icyo uzakora uzazana handitse manager videos. Aha urangiza uhakande gutya, wakanda uzahita uza muri ano mavideo yose ufite ku rubuga rwawe. Urangiza urebe ya video ushaka utashyizeho izina cyangwa ushaka guhindura, ushaka gushyiraho ifoto iyiranga nk'iyo bita thumbnail. Akora uzaza ukandeho urugero gutya ku turongo dutatu duhagaze, uzana wanditse edit. Urahabona gutya, uze uhakande. Ura kuhakanda bizahita bigenda gutya, utegereze gato ukeneye network uri gukoresha. Urangiza uza kwande kuri kano kantu kari hano, aka kameze nk'aka big, aka ukandeho gutya. Urangiza uzi nanone ukande kuri hano handitse change. Umara kuhakanda izahita kujyana mu mafoto ufite ku rubuga rwawe rwa telefoni. Nurangiza uzihitemo ifoto ushaka runaka, urangiza uyikandeho cyangwa ifoto wateguye kuza gushyiraho. Urangiza uzi kwanda hano hejuru handitse done. Aha urangiza na hano uze uhindura, ukanda hano handitse title, uhindura amazina niba ushaka guhindura izina wari washyize, cyangwa niba naryo wari washyizeho. Hari abantu bapostinga video ariko ntibashyireho izina. Ibiriho ubisibe byose. Andika ibyo ushaka, nurangiza uze ukande n'ubundi hano hejuru kuri save. Tegereze. Urabona ko ya thumbnail yari kuri ya video yacu yavuyeho cyangwa twongeyeho thumbnail. Urabibona? Muhaye ikaze, twari twabanye, nanagushimira. Niba ufite ikibazo unyandike muri comment, utaha nzagufasha. Byari byiza kubana namwe, reka tuzongere tubonane ubutaha. Bye bye.